bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigambirira bingahe byose. Haleluya, haleluya. Twongera gusoma umurongo 20 ari nabo uri mu intego turishaka ko turi buvugeho. Haranditse ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Tuvuge cyane amagambo. Abari i Burayi n'abari muri Afurika no muri Amerika, abari hose mu isi bizera Kristo, iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigambirira byose. Imana yawe icyubahiro. Umwami twizeye Yesu afite imbaraga zimubashisha kwigambirira bingahe byose. Iyi mibiri yacu ngo yo gucishwa bugufi azayihindura ayishushanye n'umubiri w'ubwiza bwe. Haleluya. Uyu mubiri nambaye niko twajyaga turirimba mu dukorasi kera ngo si wo nzambara ngezeyo, nzambara ubwiza bwa Yesu. Uko azasa nanjye niko nzasa. Uyu mubiri wacu, uyu mubiri ubabara, uyu mubiri usonza, uyu mubiri ukena, uyu mubiri ukonja, Yesu afite imbaraga zo kumubashisha kwigambirira byose. N'uyu mubiri ufite imbaraga zo kuwuhindura. Uyu mubiri wacu awufiteho ububasha, awufiteho ubushobozi, afite imbaraga zo kuwukiza, afite imbaraga zo gukiza indwara, afite imbaraga zo gukiza abarwayi, afite imbaraga zo kwirukana abadayimoni, afite imbaraga zo guhindura ibintu bigahinduka, ubuzima bugahinduka. Izo mbaraga kandi afite zimubashisha no kuzahindura imibiri yacu akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nigeze ngira ikibazo rimwe, nayoboraga mu Gatsata icyo gihe. Christine arabizi ko ntabure nimbivuga ari bubimenye. Icyo gihe nagize ikibazo ndi muri dushe ari mu gitondo ngiye kujya kuri paruwasi, kandi dufite imirimo myinshi icyo gihe muri iyo paruwasi. Hanyuma ngiye muri dushe gukaraba, ngize ngo nzamura amazi, umugongo ntiwemera kuzamuka, bitamera hasi gutya, kuzamuka biranga, ahubwo namanuka ngwa muri dushe. Umudamu yarimo yambara yihuta ajya mu kazi, yakoraga ku bitaro bya CHK. Noneho kuva muri dushe birananira, yumva ndimo ndanira aho ngaho muri dushe, aje kureba asanga kweguka byanze. Aranyegura, aransindagiza, anshyira ku gitanda, arambwira ati nakerewe reka ngende, imodoka itansiga, hanyuma nukomeza kuremba uze kumbwira nohereza ambulance baza bagufate bakuzane ku bitaro. Ubwo njyanye kuri icyo gitanda kweguka biranga, amaguru ntiyazamukaga, amano sinanyeganyezaga, ubuzima busa naho buhagaze. Uyu mubiri dufite ni umubiri w'intege nke cyane, ni umubiri w'intege nke. Umuntu aba awufite ari muzima mu kanya bigahinduka. Hanyuma kubyuka biranga, noneho ntekereje guhamagara ngo wanyohereze ambulance, ngira ubwoba kubera ko ambulance twarazitinya. Usibye burya muri Covid nibwo zaje mu makaritsiye cyane turazimenyera, ariko ubundi kubona ambulance ukabona umuntu uyirimo wumvaga ko ari umuntu ugiye gupfa byanze bikunze. Hanyuma rero ntinya kumuhamagara ngo yohereze ambulance, nari mfite imodoka mu rugo, hamagara umuntu umwe w'umushoferi, araza antwara kwa muganga. Ahagejeje banyoheje guca mu cyuma yitwa MRI, nciyemo basanga amadisike y'umugongo 3 yose yagize ikibazo. Muganga yandikira ko ngomba kubagwa umugongo, ashyira kuri randevu yo kuwa mbere, hari nko kuwa kabiri. Icyo gihe njyana mu bitaro, maramo iminsi ntabashobora kugendagenda, ntashobora kujya ku bwiherero, ibintu byose babinkorera, nitegura kubaga. Ariko natekereza mu by'Imana yigeze ivugana nanjye, numva icyo ntikirimo. Ariko nabyakira ntabwo byose Imana ibivuga. Icy'ingenzi ni uko umuntu aba ari kumwe n'Imana neza.
murenge muzobana. Hanyuma numva umutima ntubyakiriye, numva ubwenge ntubyakiriye. Arangije aravuga aricyo mvuze nuko muko yakundaga kuvuga nuko akunda kuvuga mubara cyane. Hanyuma barangije gusenga mufata akaboko namujyaniza abantu ibyo uvuze ngo aricyo mubwiye icyo mvise umuka yakubwiye ko aricyo wumva. Umusaza arangije arigendera. Agiye sigara nibaza niba bimeze neza, ariko mwumva kwizera kwanjye ni guke. Ariko ndashimira Imana ko niyo tutakwizera Imana yo niyo kwizerwa. Haleluya. Hari n'igikora tutizeye kuko ni Imana ishobora byose, cyane cyane iyo dufiteho umugambi mwiza, iyo dufiteho gahunda. Hanyuma kubyizera ndetse nabyizeye ndavuga ni navaho vandirwa kuko abantu bavangirwa ugasanga nanze ubuvuzi ngo Imana iri bugize. Kuwa gatanu ndaruko nijoro, kuwa gatandatu nirirwa gutyo, kuwa gatandatu ndara gutyo. Hanyuma kuwa gatandatu mu ijoro bari bamaze kundara agati kari bunsinzirize. Mwambutse mu ijoro nko mu ma saa saba saa munani, mwambutse numva nta bubabare gifite. Numva biranyobeye, numva sindi kubabara. Ngiza gutegereza akaguru numva karanyeganyeza. Ndikanga nzahinnye numva karahinnitse. Mu by'ukuri ntabwo nigeze mbona marayika z'amagize, ariko ikibazo cyo kuko Imana yangirije. Hari umuririmbyi wavuze ngo sinzi uko ubigenza, ngo sinzi n'uko ubikora, ngo ariko icyo nzi, haleluya, ni uko iyo utegetse bigira gute? Biremera. Imana ishimwe cyane. No muri iri teraniro hari ibyo yategeka bikemera. Oh, haleluya. Ntabwo nzi uko byagenze, icyo nzi ni uko nakangutse numva hari icyo Imana yakoze. Mbwira umuhungu wari umwaje wanjye, ndamubwira ngo mbyutsa, arambutsa, mfata ku bikuta, ntambuka gake gake, ibyo sinari mbiherutse, njya kubwiherero ndagaruka ndaryama, numva hari icyo Yesu yakoze. Haleluya. Ku cyumweru kuwa mbere mu gitondo abaje kuntwara ngo njye kubagwa njye bagomba gutangiriraho, ndababwira nti mwe muretse ntabwo njyewe ndi bubagwe. Bati pasiteri agize ubwoba rero. Ndababwira ntabwo nagize ubwoba. Bahamagaye madamu bati umugabo wawe se bigenze gute? Ndababwira ntabwo ndi bubagwe, hari icyo numva cyahindutse ku buzima bwanjye. Munsi nagize mpure na dogiteri, banzanira akagare, ngenda mu kagare, bansunika mu kagare, bamuza na muganga namubwira nti ndumva ubuzima bwagarutse, ndumva hari icyo Imana yakoze, ndumva ndashaka kubaho. Ahita amura nyine kuri gahunda aravuga ati sawa, ati ni byiza, n'ubundi ntabwo aricyo cyemezo cya mbere kiba kigomba gufatwa. Anyandikira ahubwo kujya muri kine. Njya muri kine, ngendera mu igare, ngendera mu mbago, icyumweru kimwe, bibiri, bitatu, ndataha. Ntaha narakize kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, ni ubwoko warakize ntabwo ndabagwa. Imana ihabwa icyubahiro. Oh, haleluya, haleluya. Nari ndimo mbabwira ngo afite imbaraga zimubashisha kwigaturira byose. Imbaraga Yesu afite, reka bisubiremo
sinzi ibyo ari byo, ariko Imana yacu irashoboye. Amen. Umugoroba Samweli mukuru na Samweli mutoya banembereje bageze no mu Budage, ndahakandagira ndavuga nti kujya no mu Budage naho nahakandagiye, isezerano rirasohoye. Haleluya. Ndeka n'umwaka koko bibera i Burayi, naho njyewe nibera icyo nabibwira kandi mu cyaro kibisi, ariko Imana yabivugiraga mu cyaro ifite imbaraga zo kubikora. Nawe imyaka yashira ari myinshi, igihe kiragera isezerano rigasohoka. Iwacu rero ni mwinshi. Nari babwiye ngo benshi naje kubera amasezerano nigeze maza, iyo twabaga turi gusenga cyane, sinzi niba bamwe bijyaragiye bibaho, ariko iyo twabaga turi gusenga twuzuye umwuka, twanejereje Imana, Imana yarazaga, umuhanuzi yarazaga, Imana imukoresha akavuga ngo mwana wanjye wanejeje, nzakujyana i Kigali. Amasezerano se n'umuyazi, abavuye mu cyaro bazi Kigali barabizi. Mwana wanjye warashimishije, nzakujyana i Kigali. Ukajya wibaza uburyo uzakujyana i Kigali bikakuyobera, ukibaza uburyo uzajya bikakuyobera. Hanyuma waba uri i Kigali nawe mwasenze, mwagize ibihe byiza, Imana ikaza ngo mwana wanjye uranejeje, nzakujyana i Burayi, nzakujyana muri Amerika, nzakujyana muri Canada. Ayo masezerano abenshi barayafite, nanjye ndayafite, ntabwo twari tuyafite, ntabwo abenshi niyo baziyeho. Za y'Imana niyo yabazanye abenshi mu nzira zitandukanye, ariko Imana irabisohoza. Haleluya. Naze nigeze kubasaba abakirisitu bamwe ba Kigali, ndababaza mbese mufite ane mase, hari ufite isezerano ryo kuzasubira i Nyamasheke? Mbona n'umwe ndaheba, bati abafite ay'i Burayi ko ntazamuyobeje, bityo tuzashirira twese. Nabajije hariya hirya i Buruseli, ndabaza mufite isezerano ryo gusubira ku Gikongoro ninde? Mbona n'umwe. Ntawe. Sinzi niba mwebwe bwari urifite ryo kuzasubira i Butiti iriya, sinzi niba hari urifite n'umwe. Biragoye gupfa uko wabubona, ariko isezerano nyamukuru dufite duhuriyeho, haleluya, ni iryo kujya mu ijuru. Mwana wanjye, isezerano rikomeye ni iryo kujya mu ijuru. Aho niho dusiganirwa, niho dushaka kuba, niho umukiza ari, nanjye niho nifuza kujya. Kuko mu isi ho ni mu isi, Burayi ni mu isi, ubuzima bwaho buracanganye, buragoye. Muri Canada ni mu isi, muri Amerika ni mu isi, bararwara, bahura n'ibibazo bitandukanye. Nabyo vuga ngo barasonza, ariko baza mwebwe mudasonza, icyo cyo cyamaze kuvaho. Bazi ntawe usengera iryo handi, ariko nabonye abasaba, mperutse guca hariya mu mujyi mbona abantu bari gusaba, shaka muri Amerika, shaka amayero, nanjye nk'umuzungu mvuge ko nanjye namuhaye. Aho barasaba mu isi, ni mu isi, aheza ni mu ijuru, aheza ni mu ijuru, niho dusiganirwa kuzajya. Twebwe abizera iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Ntuzatuze ngo wageze hano naho ni mu isi, aho guturiza ni mu ijuru, niho tuzajya tugatuza, niho isezerano rizasohorera. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kubivuga rero biroroshye, ariko kujyayo hari icyo bisaba. Ndashaka kubabwira ibintu bine cyangwa bitanu umuntu ushaka kujya mu ijuru agomba kuba yujuje. Niba dushaka kujya mu ijuru, niba tubavuga
ikomeye. Yohana ibice 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ataribuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Kwakira Yesu ni ukwakira ubugingo, ni ukwakira ubwami bw'Imana muri wowe, ni ukwakira ubwami bw'Imana muri njye. Iyo ngijijwe, iyo nakiriye Yesu mba nakiriye ubwami bw'Imana muri njye, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga. Gukunda bigendana no gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ataribuka. Nanone muri Yohana igice cya 12 ho haratubwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bakundwa, niko Yohana bivuga mu nzandiko, ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Yakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Akavuga ngo ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza kuko uwo nawe aboneye. Kwakira Yesu ni intambwe ya mbere yo kujya mu ijuru. Ubu uhindutse umwana w'Imana. Abakiriye Yesu, abakristo bafite Yesu muri bo. Hari umuririmbyi yakoze yaturirimba ngo bafite Yesu barahirwe ngo kuko nta rubanza ruzabatsinda. Iyo wakiriye Yesu uba uhindutse umwana w'Imana. Haleluya. Ngo abo ntibazaba n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'ubushake bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Iyo umaze kwakira Yesu uba uhindutse umwana w'Imana, akaguhindura ukava mu byaha ukajya mu byiza, ugatandukana n'ibibi. Yesu akaguhindura ugahinduka rwose. Iyo umuntu amaze kumwakira arahinduka, ndetse ibyo yamunezezaga Pawulo avuga mu Bafilipi 3:7 yaravuze ngo ndetse n'ibyarindamo yanjye ngo nabitekereje ko ari igihombo kubwo kuronka Yesu. Iyo umuntu yakiriye Yesu hari n'ibyo yemera guhomba kubwo kumukurikira. Iyo ni intambwe ya mbere ni ukwakira Yesu. Intambwe ya kabiri, iyo umaze kwakira Yesu, intambwe ya kabiri ari nayo itureba hafi ya twese kuko abenshi abo twakiriye twaramwakiriye. Intambwe ya kabiri itureba ni uguhora twezwa buri munsi. Amen. Guhora twezwa buri munsi. Muzi impamvu tugomba guhora twezwa? Pawulo yandikira Abefeso mu bice 5 yaravuze ngo azishyira itorero, ni Kristo yavugaga, azishyira itorero ridafite ikizinga, umunkanyari cyangwa ikindi kibi cyose. Bivuze ko umuntu ushaka kujya mu ijuru nyuma yo kwakira Yesu ugakizwa, urwanda urugamba rwo guhora wezwa. Guhora wezwa kuko itorero Yesu azatwara, umugeni Yesu azatwara ni uwejejwe neza. Twajyaga turirimba agakorasi mukazi nawe tukavuga ngo dore Yesu azajyana abakijijwe neza, abasizi ntazabajyana, abajura ntazabajyana, abibone ntazabajyana. Mwami Yesu azajyana abakijijwe neza. Hirya yo kwakira Yesu umuntu arwana urugamba rwo gukizwa neza, kandi gukizwa neza ni buri munsi, ni ugukizwa buri munsi. Bisema ko waragizwa hashingwa mu gakiza ke. Nta rwego wageraho ngo wumve byarahagije gusa, ahubwo ni uguhora wezwa buri munsi, buri joro, buri mama, buri mbere yo kuryama, uhagurutse ugenda, ni ukubaho ubuzima bwo kweza. Abaheburayo 12:14 niko havuga, haravuga ngo mugire umwete wo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Abazajya mu ijuru bahora mu rugamba rwo kwezwa, rwo kwitandukanya n'ibibi, rwo kwitandukanya n'ibidatunganye, rwo kuba maso, rwo guhora bezwa ku manywa na nijoro. Torero, niba dushaka kujya mu ijuru nuko tugomba guhora twezwa. Iyo ni intambwe ya kabiri kandi tureba twese mu buzima bwa buri munsi. Cya gatatu, umuntu ushaka kujya mu ijuru agomba gukora
bikubiyemo ibintu byinshi cyane. Agomba kurikorera ijuru rirakorerwa, agomba kubitsa ubutunzi bwe mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitagera n'abajura badacukura ngo bagere. Twasomye hariya mu mirongo yabanje ku murongo wa 18 kuri ababanzi b'umusaraba wa Kristo, bavuze ngo Imana yabo ninda, ngo biratana ibiteye isoni byabo, ngo bahoza amaso ku by'isi. Abadamu kizakubwira abantu batazajya mu ijuru, ntabwo ubutunzi bwabo babukoreshereza Imana, kubera ko ibyabo babibitse mu isi. Amaso yabo ahora ku by'isi gusa. Imana yabo ngo ninda, ngo biratana ibiteye isoni byabo. Ariko abajya mu ijuru, haleluya, n'ibyabo turabijyana. Byanditswe byandika bitubwira mu byandikiro Yohana, haratubwira ngo hahirwa abapfapfiriye mu Mwami, ngo baruhuke imirimo n'imihati yabo, ngo imirimo yabo ijyane nabo ibaherekeje, ibakurikiye. Imirimo yacu izadukurikira, izivune kugira zizadukurikira, kuko iyi cyo yadufite izadukurikira. Iyi mirimo mukorera hafi yose, bwa bwitange bwose tugira, gukorera mu cyaro. Umukristo mwiza, umukristo uri kujya mu ijuru, abitsa ubutunzi bwe mu ijuru. Niko Yesu yavuze, aravuga ngo mubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitagera. Haleluya. Reka mbibutse ko kositimu naguze amafaranga nijya mu ijuru nzayisiga hano mu isi. Imodoka ugendamo uzayisiga, ntabwo uzayitwara. Umufuka w'umuceri wariye uzawusiga, bizaba birangiye. Ariko gato wasize mu murimo w'Imana, bikeya wasize mu murimo w'Imana, mu gukorera Imana, ibyo ngibyo uzabisanga mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kwitanga rero no gukorera Imana ni inshingano z'umukristo ujya mu ijuru. Imana ibahugisha mu izina rya Yesu. Gukora ibyo gukiranuka, tugakiranuka muri byose. Bibiliya ikitubwira muri Matayo ngo nuko umugaragu wanjye ukiranuka, ngo wakiranutse muri bike, injira mu munezero wa shobuja. Kugira ngo twinjiremo nuko dukiranuka, tugakora ibyo gukiranuka, imirimo yacu ikaba yo gukiranuka, ubuzima bwacu bukaba bwo gukiranuka, hanyuma tukazinjira mu munezero w'Imana. Ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azaza. Nibwo ntegereza gusoza. Imana ibaha umugisha, mureke dutwaranire kuzajyayo. Haleluya. Oh, haleluya. Kujya mu ijuru ntabwo ari amagambo. Icya kane nshaka kubabwira ni uko kujya mu ijuru ari ugutwaranira kuzajyayo, ni ugutwarana. Gukizwa byamo ubuntu, ariko kujya mu ijuru ni ugutwara. Niko ibyanditswe byera bitubwira, uhereye igihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, kandi intwarane zivugisha mu
intambwe ya mbere ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza, intambwe ya kabiri ni uguha umuntu yezwa, intambwe ya gatatu ni ugukora imirimo myiza yo gukiranuka, intambwe ya kane ni ugutwarira kuzajyayo, ni ukurwana urugamba, ni ukurwana intambara nziza yo gukiranuka kugira ngo uzashobore kujyayo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ushaka ko tujyana naguruke dusengane Imana. Ese nkora imirimo myiza yo gukiranuka? Ese nkwaranira kugira ngo